Ndagira ngo ntege amatwi kandi wumve neza aka kantu. Umenye neza ko nta mpumyi mu by'umwuka cyangwa injiji izinjira mu bwami bw'ijuru. Ni ukuvuga ngo rero mu bo Imana yaremye ntiyigeze iremamo impumyi, babandi mubona yuko batabona, badafite amaso areba neza nk'amwe, bariya barahumutse kera kuko benshi muri bo babarushije kumenya Imana. Babandi mubona yuko batagenda neza nk'amwe, bariya bageze aho Imana iri kuko bo bararemera bagakururuka, bakigora bakajya kumva ahavugirwa ijambo ry'Imana. Wowe ntacyo ubuze mu by'umubiri, ariko kandi ntufata n'umwanya mutoya basi wenda ngo usabe Imana ikongera imbaraga ndetse ikugumishe hafi yayo. Kuko tutari abacu ngo twigenge, dukwiye guha agaciro Imana kandi tukaba abanyabwenge, tukubaha iyo ngiyo yaturemye. Banza ukore subscribe ku Gatabo k'Ibanga TV, hazaza hanyuraho inyigisho nziza zagufasha. So tugiye gukomeza n'iki kiganiro rero. Ndagira ngo mbwire ba bantu babona bageragezwa umunsi ku munsi. Burya umenye neza ko ibigeragezo byose bibaho cyangwa se ibigeragezo byose bikuzira, siko biba bije kukurimbura. Hari ibigeragezo biza nk'isomo ndetse Imana ibiri kugira ngo ikwereke ikintu runaka cyangwa se igire amasomo iguha muri ubu buzima. Kuko murabizi ntabwo amasomo yose cyangwa se ubumenyi bwose tubukura mu ishuri. Oya, hari n'amasomo tubonera muri ubu buzima, kandi ayo masomo tubonera muri ubu buzima niyo adufasha cyane kurusha ya masomo tujya guhaha mu ishuri. Cyangwa se buri bigeragezo byose bijya bikubaho nuko bifate nkaho nyine ari ikintu kije kukurimbura. Oya, gusa kandi umenye neza ko icyitonderwa. Bujya mu by'Imana yabemereye, nuyisaba ubwenge izabuguha. Niyo mpamvu nyine nta mpumyi nta njiji izinjira mu bwami bw'ijuru mu by'umwuka. Ariko ni ukuvuga ngo rero usanga ugirana n'umuntu ikibazo ukumva yuko umwifurije ikibi. Oya, impamvu Imana ibigisha gukundana ugakunda umwanzi wawe ni ukubera yuko buriya umwanzi wawe si uriya muntu nyine mugendana, uriya muntu ukugirira ishyari akumva yuko yakugambanira mu bandi akagushyira hasi. Oya, umwanzi wawe ni imbaraga z'umwijima, kuko mwese n'ubundi muremwa mwaremwe kimwe, muzi inkomoko yayo. Ni ukuvuga ngo rero umwanzi wawe nuriya washutse abakurambere bacu bagacumura. Uriya niwe ugenda muri twebwe bamwe na bamwe, ariko kandi niwemera umwuka wera akakuyobora, ndakwizeza neza uzaba uri mu nzira nzima, kandi nawe uzarya ku giti cy'ubugingo cyangwa se uzanywa ku mazi y'ubugingo. Ndagira ngo mbanze gusobanurire kuri iki kintu cy'ubona cyo kuba umuntu ageragezwa igihe cyose. Burya rero uba uri uw'agaciro kubera kugeragezwa. Satani ntabwo ari umuswa ku buryo yajya kureba umuntu udafite agaciro ngo amuteho igihe cye kandi azi yuko igihe ari gitoya. Mu bintu byose uzakora uzirinde kwicuza igihe bitari ngombwa, uzirinde guhangayikira iby'isi, kuko igihe dufite ni gitoya cyane ku buryo uwo mwanya wo kwicuza n'umwanya wo guhangayika tuba tuwupfisha ubusa kandi bidakwiye. Uzamanze ubirebe neza. Umwana ukivuka, umubyeyi atwita umwana amezi 9, ariko kandi uwo mwana urupfu rugahita ruza rukamutwara akivuka, rutitaye ko uwo mwana atigeze acumura cyangwa se rutitaye ko uwo mwana atazi no kuvuga. Ugasanga umubyeyi abyaye umwana ariko kandi aramureze, arakuze, uwo mwana arize ararangije, ariko akirangiza ugasanga urupfu ruraje ruramutwara. Ugasanga umuntu akoreye amafaranga cyangwa se amaze amajoro menshi ahiga ubutunzi bw'isi, ariko igihe aboneye ubwo butunzi ugasanga niwo munsi n'urupfu nabwo ruvugiye ati ngwino hano ndagushaka. Icyo gihe ntiwahakana. Ariko kandi ni ukuvuga ngo rero ibi ngibi byakabaye ikimenyetso cyangwa se byakatwigishije isomo nk'ikiremwa muntu, tukamenya ko iyi si turiho atari iyacu, kandi n'ubundi nta kontara twasinyanye nayo ku buryo nyine yaturindira umutekano, cyangwa se isaha ku isaha ugomba kumenya yuko wava muri ubu buzima. Abantu benshi Satani iyo agiye kubosha abumvisha yuko kuba kuri iyi si ari umuvumo, akabatera ibituma biheba, ku buryo nyine usanga umuntu ariho ariko nanone ameze nk'ikihebe, acumura kubera ko abona nta kundi, atizera ijambo ry'Imana. Ubwo nibwo buryo Satani akoresha, kandi iyo niyo turufu ya mbere akoresha, kubera yuko abamenye Imana, babandi bahorana n'Imana umunsi ku munsi, buriya bazi yuko kuba bariho ari ubukungu bukomeye cyane. Nk'uko bisanzwe nahoze mbibabwira, igishoro gikomeye ufite n'ubuzima bwawe. Nuramukire mubona cyangwa se intambwe ibihumbi wagiye, burya ujya gutangira watangiye utera intambwe,
ariko icyo gihe wari ufite ubuzima. Udafite ubuzima ntaho wagera. Niyo mpamvu ukwiye gushimira Imana kuba uri muzima. Ndagira ngo wumve neza aka kantu. Ugasanga umuntu ntago abona, ariko kandi wowe urabona, gusa akurusha kubaho neza, ndetse nta nubwo uhangayitse nka we. Ugasanga umuntu ntago agenda, ariko wowe uragenda ugasanga kurusha ubutumwa. Ni ukuvuga ngo rero kuba ari muzima nicyo gishoro afite, kandi kuba ari muzima nibyo bimugira uwo ari we ako kanya. Igishoro gikomeye ni ubuzima bwawe. Ugomba gushimira Imana uko uri. Kuba uri muzima ntaho utagera ukiri muzima. Ubugingo dufite hano ku isi ni butoya, ariko ubundi ubugingo bwa nyabwo buzabaho iteka. Urebye iyi myaka tumara, si n'imyaka, mbega si wayibara no mu myaka, kuko uyu munsi uriho ariko ejo ushobora gusanga wapfuye. Ngira ngo ibyo byo murabizi ko nta muntu umenya isaha azavira mu buzima. Gusa kandi urabizi ko mu ijuru hatazigera hajyayo udatunganye cyangwa se utarameshe ibishura bye. Ese nyuma y'uko wumvise iki kiganiro uri buze gukora iki? Nyuma y'uko uri kumva nonaha iki kiganiro uri kwitegura gukora iki? Ese wakabaye uhinduka? Mu ijuru ntihazajyayo uwanduye cyangwa se uwandujwe n'ibyaha utarigeze wisukura. Ariko kandi iyi nyigisho irakwigisha guhinduka bigishoboka. Butaribwira itara ryawe ritari ryazima. Ntuzitwaze ko uri umwirabura ngo wumve yuko ijuru rizajyamo abazungu gusa, kuko nabo ni abantu nkawe, kandi Data wa twese burya ntago arobanura ku butoni ngo yite ngo uri umuzungu cyangwa uri umwirabura. Babandi urusha kugenda uzasanga bagutanze imbere kugerayo, nugira amahirwe yo kugerayo. Babandi wita ko batabona uhora ubasebye cyangwa se ubafata ukundi kuntu, uzasanga bahumutse kandi uzasanga bicaranye n'Imana. Bigusaba kwihana kandi bigusaba guhinduka kugira ngo nawe wandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Ubugingo buhoraho si ubu. Iri jambo nzarivuga kenshi kandi murandivuga. Amarembo y'ijuru yarafunguye, ariko kandi arafunganye. Ikirenzeho ni uko buri cyiza cyose giharanirwa. Ntabwo wapfa kugera ku cyiza utagiharaniye. Uzarebe ukuntu mu buzima bwawe uhangayikishijwe n'uko nyine uri bube ejo, uhangayikishijwe n'uko ahazaza hawe hazaba hameze muri ubu buzima, ariko kandi si ibyo ngibyo gusa byakaguhangayikishije. Kuba ngiye kukubwira gutya si ukukubwira ngo ureke gutekereza ahazaza hawe muri ubu buzima, kuko nabyo ni ingenzi, ariko ikiruta byose ni uko watekereza ahazaza hagufitiye inyungu, ahazaza nyuma y'ubu buzima. Ubuzima bw'ubu ngubu turimo ni buke cyane ugereranyije n'ubugingo buhoraho tuzahabwa n'Uwiteka, kandi buzahabwa abazaba barizeye Imana. Gusa njye mu byo nifuza, sinifuza kuzaba mu ijuru njyenyine. Niyo mpamvu nifuza inshuti n'abavandimwe ndetse n'umuryango mugari. Niyo mpamvu bararikira nyine kuba mwaza mukifatanya nanjye, ubundi tugakorera ubwami bw'ijuru. Intumwa za Yesu nizo zivugiye ngo ab'isi ntibatumenye kuko batigeze bamenya Data. Niba ukiri uw'isi utari wahindukira ngo umenye Imana, nta nubwo uzamenya abakozi bayo. Kandi umenye neza ko buri buribwe bwose wahuye nabwo muri ubu buzima nta n'ikigero na gitoya kingana n'uburibwe buzahabwa abazaba barasuzuguye Imana, babandi batazaba banditse mu gitabo cy'ubugingo. Ndagira ngo dusubire kuri cya kintu cyo kuba ibigeragezo bigoraho, ariko kandi ntiwibwire ko biri bigeragezo byose bikubaho nanone ari ibiba birakwigisha isomo. Hari n'ibigeragezo biza bije kukurimbura. Icyo kintu nacyo kimenye, kubera ko Data wa twese ntago yagushira mu ishuri ngo agushire mu ishuri ritarangira. Ese ko yaba agushize mu ishuri, urumva iryo shuri ribaye ritarangira, ayo masomo waba uri kwiga wazayakoresha hehe? Utekereze neza, kandi mu byo usaba ujye usaba Data wa twese ubwenge. Niyo mpamvu yashizeho uwo mwanya wo kuba wamusaba ubwenge. Data wa twese nta muntu n'umwe yaheje ngo yime ubwenge. Waba umukunda, waba utamwemera, numusaba ubwenge azabuguha, kuko kumenya ubwenge niyo nzira ya mbere cyangwa se ya nyayo yo guhumuka, ubundi ukamenya ukuri kwa nyako ndetse n'inzira y'agakiza. Urumva rero kumusaba ubwenge ntiyabukwima, kandi ni ingenzi cyane. Senga cyane usaba ubwenge. Menye neza ko nyine ibyo bigeragezo byose unyuramo uba ukwiye kubisengera, byaba ari iryo shuri, ariko kandi ukamenya neza ko n'ibigeragezo byose bikubaho atari uko Imana ibibizi. Hari n'ibigeragezo bipangwa na Satani, umwanzi wacu, kugira ngo arebe yuko yagushira hasi, cyane nka babandi baba bafite amasezerano akomeye cyangwa se
babandi baba bafite misiyo zikomeye cyane kuri iyi si yacu, zafasha benshi, zahindura benshi. Ni ukuvuga ngo rero iyo ugize ikibazo ugasa nkaho ukirengagiza ukakiryamana, n'ubundi birangira utabonye igisubizo, ahubwo cya kibazo kikubye. Ndagira ngo mve neza iki gitekerezo cy'umugabo wari urimo nyir'inzu amafaranga 15,000. Gusa kandi uwo mugabo yarabyutse mu gitondo asanga nyir'inzu yamuzindukiye, abapangayi cyangwa se abantu mukodesha, ubwo ngire ngo murabizi, yamuzindukiye. Uwo mugabo nta mafaranga yari afite, amafaranga yari afite yari make cyane ugereranyije. Yaramuzindukiye, hanyuma nyir'inzu aramubwira ati dore umaze amezi 2 utanyishura, ndi kukwishyuza basi ay'ukwezi kumwe ubu yamaye, ubundi wenda uko kwezi ukumare uri gushaka yandi y'uzama, genda ubuze kubyorosha. Ariko kandi no kuvuga ngo uwo mugabo wari urimo nyir'inzu amafaranga we yaje kubifata nk'ibintu bikomeye cyane. Byageze nijoro abona nta mafaranga afite, gusa yaje kugira amahirwe, ariko amahirwe n'ubundi yagize ntiyari kuvamo ayo mafaranga yari arishura nyir'inzu. Yaje kugira amahirwe yuko hari umugabo wari murimo 5,000 arabimuha. Akimuha ibyo 5,000, wibuke neza ko uwo mugabo n'ubundi yari arimo nyir'inzu amafaranga 15,000. Gusa kandi ikintu yatekereje, yaravuze ati mfite stress nyinshi kandi ngiye kwirengagiza ibi byose. Yafashe ibyo 5,000 yari abonye, arangije ajya kubiguramo inzoga n'ibisindisha ngo kugira ngo bize kumunaniza nyine yibagirwe n'izo stress, bimukuremo stress nyine, ubundi yumve nyine ari no stress. Umbwire niba icyo cyari igisubizo cyo yari abonye, ku buryo yumvaga ko agiye kwirengagiza ibibazo byako kanya kubera stress yumvaga afite, avuga ati ndumva nadatuje, cyangwa se yumvaga muri wadatuje, yumva ko nyine ntaho nari buze kubona ayo mafaranga 15,000. Arangije agura izo nzoga ziramusinziza, zimwibagiza ibyo bibazo yari afite mu gihe gitoya. Ariko kandi cyabayeho nuko n'ubundi mu gitondo yaje kubyuka, arangije asanga nyir'inzu nanone yamuzindukiye. Aramubwira ati none amafaranga yanjye bimeze bite? Ese ubwo za nzoga yari yaguze 5,000 zamumaze stress mu gihe cy'ijoro rimwe zari zigiye kumwishyurira ayo madeni? N'ubundi usanga rero iyo wirengagije ikibazo kitavaho ahubwo kikuba. Niyo mpamvu muri byose ukora uba ukwiye gusaba Imana ikakugwanira muri ibyo byose. Nta ntambara watsinda udafite Imana, kuko muri iyi si intambara zose uhura nazo inyinshi uziterwa na Satani. Ibyo bigeragezo bikugora, ubona ugasanga wavutse uri mu buzima bugoye, urakuze uri mu buzima bugoye. Ese ubwo urumva ibyo byose biterwa n'Imana cyangwa se ari amasomo y'Imana? Oya, ukwiye gutekereza kandi ugasaba Imana ikaguha ubwenge. Bibutse yuko akangaka ari agatabo k'ibanga, ukwiye gukora subscribe kugira ngo buri video yose nzaza nshiraho ujye uyibona mu bambere. Niba inyigisho yaba ukuyemo isomo cyangwa se ikwigishije isomo, bakoreye subscribe nyine kuko ni ingenzi cyane. kandi dufite na TikTok, mbanze kubisegura kuko TikTok ya mbere yagize ikibazo, yari ifite 92,000 gutyo, gusa yagize ikibazo naje gufungura indi nayo n'agatabo k'ibanga. Ubwo wajya ubundi ugakora follow no kuri Instagram n'agatabo k'ibanga, ugakora follow ku mbuga zose nyine, ugakora follow, ukamanza gukora subscribe kuri YouTube channel. Ndabakunda cyane kandi